Bakunzi ba Hambo Goodness TV, ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza ku bantu mwese muba mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye. Ndabifuriza akazi keza kuba gafite, ntabwo mudafite akazi ndabihanganisha. Uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Imukurikirana ni Hambo Goodness TV, njye mugiye kubana nawe ni Hagenimana Adolphe. Nk'uko bisanzwe rero nagarutse mbagezaho ibiganiro biba bigiye bitandukanye ku bantu mwese mudukurikiye. Ndabibutsa ko iyi channel ari gahunda runaka twagiye twiha. Ni muri urwo rwego rero ku muntu wese wumva ko akeneye ko tugirana ikiganiro, hari nimero runaka ziri kuri screen, ushobora kunyandikiraho kuri WhatsApp cyangwa se akampamagara kuri nimero ya MTN. Izo zose ziri kuri screen nk'uko muzibona. Kuba wifuza ikiganiro, twakorana ikiganiro, ashobora kumpamagara kuri iyo nimero se, cyangwa akajya muri description y'ikiganiro ashobora kuyibonaho. So ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha iva kuri yo, kandi no kugira umwete cyane wo kubana n'Imana, ko ari byo bintu Imana ibitwifuza. Mugire igicamunsi cyiza, kandi mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi mwihangane. Uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Bye bye.